kera ba Maji iyo bajyaga gukora nk'indirimbo yarankubise urumva mari iminsi nka 14 najya ku ishuri gisohora indirimbo bita Ngaragitosa nanjye mukanya mukubita keza yibeshya sohora indi nanjye hita mukubita imikanda wewe mimi nakutaka nyumbani roho yangu mimi ninakupenda wewe unaonyesha mapenzi yangu baby ninakupenda sana nyigutekereza nahoze nkutegereje urukundo wamaye ubu ndarutekereje ndagutegereje uri keza usa ni feza baby uri keza. Bruce Melody ni umwe mu bantu wavugiye abahanzi cyangwa se by'umwihariko aba content creator b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ari masaba yuko social media mu Rwanda zajya zishyura ndetse zikishyura neza zikongera n'indi ntera. Yego akibaza kiriya kibazo wiyumvisha ute nko kubona umuhanzi nka mukuru wawe ageze aho abasha kuvuga bikumvikana akakuvugira? Papa cyangwe ahari ubari kwimyoza Chris izina we ubari kwimyoza Juna haherereye nawe ari kwimyoza. Ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikira hano Iwacu Live aho muherereye hose abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo mwese reka tubasuze kandi dukomeza kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngira ngo murabibona imbere ya kamera zacu umujene imbaraga z'igihugu yes imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba original. Tangira rero utwibwira ninde turi kubona hano imbere ya kamera? Muri kubona imbere yanyu ya kamera muri kubona na One Boy. Yes, bamwita ibyo se barabiyobewe. Ni ikinyafu yenza mbaye ikinyafu baramuzi. Ibyo ntabwo babiyobeye ko nanga ibinyafu kuri Baragitosa bavuga ba Gitafu. Gitafu ariko nigeze kumva burango ni n'umuntu wawe wa hafi. Muzeranye muti Gitafu uraracyari hasi ahubwo narinjanye ikibando ari kunshika uje kubicaza ari kunshika ngo narumvishe ngo naba Chris Easy ng'abantu nk'abara n'abacyangwe ushaka kubashyira hasi rwose. Rero urabizi ibyacu ntibitinda banza utwibwire bundi ninde One Boy ubusanzwe yitwa nde? Ubusanzwe bamwita Iradukunda ukongeraho Jimmy. Yego kuki none ibyo byose abyirengagije akita One Boy? Iryo ni izina ry'akazi. Okay, akaye kazi? Iryo ni izina ry'akazi ry'ubustari Chano ni ibanga Jimmy TV show. Yes, urumva ko tuba turimo. Nga noneho tangira duha imirongo twumvisha impamvu koko ukwiriye gufata bari abagabo ukabicaza. Impamvu ngomba kubaha ikinyafu byongeraho ibyo se barabiyobewe. Barabizi ko bagomba kwicara bakakubiza. Ni ikinyafu. Okay, ngatubwire rero ukuntu bagomba kwicara. Urabicaza uti ko tuzi ibyo bakoze, we wakoze iki? Agisohora indirimbo bita Ngaragitosa nanjye mukanya mukubita keza yibeshya sohora indi nanjye hita mukubita imikanda agisohora indi hita mukubita amahirwe hita hita nsigarana wa papa cyangwa muri make ubwo ni bitatu kuri kimwe. Yego. Okay, ngatangira rero tubwira tunyuramo muri iyo mirongo yawe koko twumve uburyo abajene ugiye kubicaza bakicara bakiga ukabahisamo gake njewe ngo mu mirongo udasohoka nka kurasa kidogo ndi umwana washoye ibishoro mu ndoto na roto abajama bayifuza mu bihombo bashaka kongwa mu muhondo kandi njewe ndirimba gakondo sindi imbobo. Papa cyangwe ahari ubari kwimyoza Chris izina we ubari kwimyoza Juna haherereye nawe ari kwimyoza. Natwe turi hano ubu turimo kwimyoza. Baragutinye se barashaka kuguhinzira bakitaye. Ndimo kugenda mbona inzira gake bagenda bicara gake minsi iri imbere biraba biri kugaragara. Hari ukuntu tuba twihishe akiyo dukoze comeback tuza dusaba inzira abaziduha bimyoza bigirayo bagenda bava mu nzira. Okay, tubwire rero nk'ukuntu uri kwiyumvamo yuko ugiye guhitaguruka bara bose ukabicaza. Ubundi music uyimazemo igihe kingana iki? Music nyabazemo imyaka 3. Uririmba ihe njyana? Injyana ya R&B na karap. Yes, R&B na rap hose aho ngaho hose uburiye. Ya rero nyine ubwo dukomeza utubwira mu myaka 3 umuziki wawe wagukuye hehe wakugejeje hehe? Muziki wanje hari aho uri kungeza hari naho urimo kunkura kuko aho narindi imbere iyo ngiye piyo mu bishanga ubu ngubu nsigaye ndi street isigaye yarangejeje kundi rwego. Yego.
ku muhanda kuri street biturutse muri music. muri music Hajya ari muri kutubwira industry. yuko ngo kuboneka kwawe uboneka gute? kuboneka kwanjye biba bigoye ariko ntabwo ari cyane. Umuntu ushaka kubona ariko nyine- ibihangano byawe ubwo ngubwo. umuntu ushaka kubona ibihangano byanjye anyura ku ibanga Jimmy TV Show n'ibisanzwe. Umuntu akajyaho akabibona ubwo hagira ikintu ashaka kongeraho kikageraho. Tubwire rero nk'umuntu uri muri industry ndi bugende ngira abantu bamwe na bamwe nkubaza kugira ngo nabo ugende ubatubwiraho uburyo ubabona. Muri ino minsi tumaranye saga y'umuhanzi bita G-Tough. Bamwita G-Tough. G-Tough aragitosa jya ukongeraho. ariko se nk'umuhanzi mugenzi wawe ubundi icyo ni igiki batosa? yazanye ngo ibintu ngo by'ibitenge ngo ibintu ngo byo gucumba nyine ibintu aragitosa nyine ubwo ni igitenge. Kereka inyuma y'igitenge nimba hari ibindi byihishe. ariko yatubwire rero ese G-Tough nyuma y'uko akoze indirimbo ndetse yaje kwitangariza ko ngo ari indirimbo y'ibihumbi 5 yishyuye muri studio ngo ariko ikaza gutitiza abantu bashoye inote y'ibihumbi 5. Yes. Ariko izo nkuru ntabwo yari yarazimbwiye ariko none cyabayeho ni uko indirimbo ye yaje igakubita hasi abandi bantu bose bakoze indirimbo zirenze n'amamiliyoni ikahita ibicaza. Wowe nk'umuntu witegereza ureba kure wabonye nk'ibanga ari irihe? Ibanga se ibanga G-Tough yakoresheje yo buriya ryaragitosa yarabanza arakinoza se yagitosheje ahubwo yabanje aragifura cyatose nyuma. ariko hari n'irindi banga buriya numvishe nuza rya G-Tough niba atari za nzenya ziwe ngo iriya ndirimbo ngo ajya kuyisohora ngo yarabanje yegera mudugudu muri karitsiye atuyemo. Rwose aramubwira ngiye mudugudu ngiye gusohora ingoma rwose imeze gutya. Aramubwira ati yisohore mwana wanjye. Nibampamagara nzitaba nako kongerewe ngiye mudugudu nibampamagara nzitaba rwose. Yego. None muranda iriya atari ibanga arimo kugenda arusha abandi. Ho gake nyine ho gake. None mwebwe murabura iki? Naye ndimo kukubwira ngo baka kanya ni comeback. Ni comeback ugenda ubakura mu nzira. Rero twizere yuko uri tayari noneho ugenda tunagiramo indi mirongo. Ndabizi ko ufite umuzingo mugari ku buryo abantu turi hano twese udutitiza tukavuga ati uyu muhanzi nagenda azamuka yarabikwiriye. Indi mirongo ubwo ngiye kuguha ahubwo akazana mutitiza nawe sibye nawe nundi. Muri make twe ntutwite ushaka gutitiza abo ba G-Tough na bande bose baraboza uvuga ba Chris Easy vuga isi yose. Abantu bose bari muri county iyo ngoma ko nteye ubwoba mwa shyiramo twumve vuga yes twagiye akira cyangwa nkwakire. Yes, kano kanya tugiye kwakira umuhanzi w'icyamamare guturuka Muhanga kugira KGL hose no kwisose ngo baramuzi bamwita ngo One Boy. Ibyo se barabiyobewe. Ibyo se barabiyobewe. Twamwakire ngaho rero nawe nazi agwa mu mirongo amahanga yose yatitiza. Keza uri keza usa ni feza gusuri keza. Keza uri keza usa ni feza gusuri keza. Keza bebe bebe keza bebe keza bebe bebe keza bebe keza uri keza usa ni feza gusuri keza. Yes. Wewe mimi nakutaka nyumbani, roho yangu mimi ninakupenda, wewe unaonyesha mapenzi yangu baby, ninakupenda sana, nyigutekereza nahoze nkutegereje, urukundo wamaye ubu ndarutekereje, ndagutegereje, uri keza usa ni feza baby uri keza. Bamwita One Boy. Yes, One Boy. Ibyo se barabiyobewe hita ukongeraho. Burya se n'abahanzi baririmba hip hop mujye mugera mukajya no mu rukundo. Dusobanurire ako keza. Ufite umukunzi? Ufite umukunzi? Nta mukunzi ni inyandiko z'abahanzi murabizi. Ya nzi yuko byibura wari nk'umukunzi wawe waririmbaga gutyo mubwe buryo ari keza kumbe nyine ni bimwe by'abahanzi. Ariko ngomba kuvunika. Kuvunika? Dusobanurire kuvunika si bwo bihurira hehe n'ubuhanzi n'akazi kavunanye se?
kaba kagomba kuba kavunanye kuko nimba nekereje nk'ibyo bintu ugasanga wowe niko bimeze urumva ko ari akazi kaba kamvunye njye nta rukundo ndimo wowe by'urukundo wabishyize ku ruhande kandi urimo uririmba yuko ngo hari ako kantu keza ahubwo ni agaki urabona kera ba Maji iyo bajyaga gukora nk'indirimbo ubu yarisaziye ubwo nimba muvuze uhita wibuka za ndirimbo ze. Maji ntago yisaziye, ubu ni umworozi wa kijyambere aratugezaho amagi ku gihe, inyama ziratugeraho z'inkoko. Amagi ubwo mvuze ngo arisaziye yashaje mu nyandiko z'imirongo. Noneho urabona kera country yari iriho byasabaga ko umuntu atekereza imirongo yisanisha n'igihe abantu baba barimo n'ukuntu ibintu biba bimeze. Rero nanjye ngomba kubatitiza muri ubwo buryo. Nawe ukabatitiza. Aho we ntago uzasaza ucuruza amagi? Ngiye ncuruza amagi, ngende umuhanzi. Nese Maji we ntiyari umuhanzi? Ngende umuhanzi. Nyine Maji we ntiyari umuhanzi? Jewe ndi umuhanzi. Yego. Amaji yari umuhanzi w'umworozi. Yego. Wowe uri umuhanzi w'umuhanzi. Umuhanzi. Yes. Yego. Katubyemere ntacyo, reka twizere yuko wowe utazatubera nk'abandi bose ngo utuzimane. Bruce Melody umutekerezaho iki nk'umuhanzi mukuru mugenzi wawe? Bruce Melody ndamukunda. Gute umukunda mu buhe buryo? Bruce Melody we ntago ari umworozi, nawe ni umuhanzi. Yangira ngo ubwo duheruka mu nama y'umushyikirano bwiheruka kuba mu Rwanda, Bruce Melody ni umwe mu bantu wavugiye abahanzi cyangwa se by'umwihariko aba content creator b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Yego. Arimo asaba yuko social media mu Rwanda zajya zishyura ndetse zikishyura neza, zikongera n'indi ntera. Yego. Akibaza kiriya kibazo wiyumvisha ute nko kubona umuhanzi nka mukuru wawe hari aho ageze aho abasha kuvuga bikumvikana akakuvugira? Wabyakiriye ute? Ese uko wari usanzwe umufata abyiyongereye mu buhe buryo? Naramukundaga ariko nese mukunda byikubye noneho. Naramukundaga Bruce namwemera ndanamwubaha urumva, ariko nje akibivuga gakeya nese nerindi ntambwe nendi mu ntambwe imwe ariko nese ngenda muri eshanu. Burangiye muhaye na peace. Bruce Melody ukaba umuhaye peace kabisa, umusaza uriya nawe n'uwahazaza tuzagenda tumwigiraho gake gake nk'uko nawe hari abandi yigiyeho. Ese ubundi nkaye nk'umuhanzi kuba mu Rwanda twabona monetize ya social media ubifata gute cyangwa se ubyumva ute? Ikibazo nuko bivugwa ariko bigatinda, bibaye bivuzwe birimo kuza nawe ubwawe wakisubiza. Ariko nyine turabizi ko bizaba yuko buriya hari abo tuzi bavuga bikarangiriraho, ariko hari uwo tuzi yuko avuga kandi akabishyira mu bikorwa. Uwo ni uw'ikirenga. Ndabirangira ngo urabizi yuko Bruce Melody abaza icyo kibazo nawe yakivuze, aravuga ati ubundi ni kubera iki bidakorwa ahubwo vuba. Bivuze yuko nyine tubyizeye yuko igihe gitoya bizaba byabaye original. Muri icyo gihe rero tubwire ni izihe mpinduka ubona mu rubyiruko? Impinduka zo ntabwo ziraboneka kuko buriya iyo ikintu cyatangiye nibwo impinduka ziza, ariko nkanjye nashyize mu nyurabwenge mbona ngomba kuzihindura hakiri kare yuko biza. Yego. Kuko buriya hari igihe biza bikagarukira hejuru twebwe tukabigenderamo. Rero ni ugukora cyane noneho tukagira ahubwo aho tugera naho bitangiye kuza. Muri make ubwo ni ukongera imbaraga mu kazi. For sure. Yes. Tubwire nk'umuhanzi wo mu ntara, ubwo ni muri Muhanga, nibutsa abakunzi bacu yuko hano duherereye ari mu karere ka Muhanga. Tubwire ubundi muri Muhanga abahanzi uzimo wumva ko bari kuri level yawe cyangwa se nyine wumva yuko mwagera mukajya muhurira mu gitaramo mugahatana? Harimo umwe. Ubwo abandi n'abana warabicaje? Harimo umwe, abandi bicare bige. Ayacu yararangiye. Hari umuhanzi uvuga ni icara wige, ayacu yararangiye. Tubwire uwo umwe ninde? Umwe bamwita Marire. Sinzi nimba kiba Marira. Bamwita DJ Marire. DJ Marire. Uwo yaririmbye ko hari yaziririmbye ntaravuka.
aracyakora sinzi ahubwo muri iyi minsi nimba natangiye kujya dawuni nyine ubwo nahame hamwe twirukanka. bwatubwiye rero no muri Kigali cyangwa se n'andi hose mu Rwanda. Kigali no mu Rwanda abahanzi turi nko mu rwego rumwe. Oya ntacyo abo muri kuri rev imwe cyangwa abo ndimo kugenda abo uri kugenda hejuru, abo ndi kugenda hejuru. hari abakiri abana bataramenyekana bita bampatamani urumva. hari abangaba ngo bacyangwe noneho ndimo kugurukana bidasanzwe urumva. noneho ikindi kiriho ubu ngubu aka kanya uhamagaye Juno agwanga icyo cyane kiri mu kazi nawe ari kuntinya ubu muri iyi minsi. Juno asigaye akubona agaca munsi y'umuhanda muri iyi minsi. ni fire. One boy wa mugani se ibyo se barabiyobewe ko barenzeho nka Shade Silva abo baracyari abana. baba bakiri hasi urumva. hari n'abandi benshi mba mbona nyine bari gukanyakanya nyine tu. none rero dukomeza ikiganiro cyacu turi bugende twinjira mu ntangiro mbere yuko winjira music. tubwire ubundi watubwiye ko amazina yawe ya nyayo ari Jimmy Iradukunda Jimmy. tubwire ubundi Jimmy mbere yuko aba One Boy yari muntu ki yari ateye ate, duha ishusho y'icyo gihe. Mbere icyo gihe ataraba One Boy yarigaga urumva. arangije kwiga bishoje yigira muri mekanike abona akazi ke n'ak'umuziki. byose ahita akubita out. ibyo byose abisunikira hanze. Niki kintu Jimmy yaba yarakoze na n'ubu ngubu akicuza? Nicuza? buriya ntabwo nakicuza ariko buriya byanze bikunze iyo ikintu wagikoze sikive umusaruro ugitekerezaho niyo utakicuza. Oya hari ikintu wenda gishobora no kuba atari ikintu nyine wumva warakoze mu bwana kitari cyiza cyangwa se hakaba ari n'ikindi kintu wumva wirengagije kandi icyo gihe yuza kukigendamo wari kuba urundi muntu. No kutamenya kare ko nagombaga kuba ndahandi. cyo cyonyine. niryo kosa wakoze ryo gukerera. iyo nza kumenya ko ari aha ngomba kumba ndi nkaba narabitangiye kera. Yego. ubu ngubu biba bimeze neza nabo ngaho mbwira ba Bruce Melody. ubu ngubu aka kanya tuba turi kumwe akubwira ni uyu ni papa wanjye. Yego. mu buzima bw'umwana burya mu gukura hari ukuntu agenda akora udukosa duto dutandukanye ndetse n'ababyeyi bakamuhana cyangwa se bakamucyaha. Nirihe kosa barakoze mu bwana bwawe ukarikubitirwa ariko na n'ubu utekereza ukavuga ati ariko sha ni ingende nari umwana mubi? nibyo papa 5,000 urumva. aho ngaho niwe wabibaza. yarankubise urumva. mari iminsi nka 14 najya ku ishuri. tubwire rero inoti ya 5 ubu arayitsindiye. urumva bigaga mu wakangahe? bigaga mu wakangahe? nigaga siniasiri. urumva nasire wari mukuru. inoti ya 5 ubwo ari na makeya. ndavuga ni ngiye ku mafaranga yanjye makeya reka nongereho aya peri. ugomba mucomotse uko wari ufite yawe ubona yawe adahagije wongeraho nani. ubwo rero nyigitaha nyimubwira ko ntayarimo ubwo yaramannye nyine kibyeyi urabyumva. yongeraho na gisivili. Yego. ya rero abakunzi bacu ngira ngo tuba turi kugenda tubasusurutsa. gutegura undi murongo ugiye kunagamo mu kanya kuko ntago ndi buze kuguha akanya ko guhumeka. ariko nyine ibintu by'imiriro wumva biritura ugenda ubyigiza hafi kuko turagenda dusatira umusozo. kandi ntago nshaka yuko iyo miriro yicyura. dusigira hano tuyenjoyinge hano kuri no TV yacu Iwacu Live, ku Ivuko TV ndetse no ku Ivuko Live. aho hose tugomba gusigara twenjoyinga tukamenya ngo One Boy ni muntu ki. One Boy ni iki? One Boy akora iki? ibyo byose mugomba kubimenya hano. numvaga ari indi mirongo watangiye kurekura ngo ibintu byanyu byose bari imirongo. subiramo twumve. subiramo twumve. One Boy ni iki? One Boy akora iki? ubwo mbiza mu mirongo ushobora kugira ngo nabyo biri mu byanditswe.
ngira ngo nabyo ntangiye kugira ngo nibyanditswe watangiye gusoma. Nabyo gusoma ngiye nkubise freestyle yose mba nzifite muri ratete. Ese ubundi kugira ngo ubone imirongo ibanga nirihe? Ibanga ni gute wowe wicara ugategura igihangano cyawe? Igihangano cyanjye kugira nyitegure mbanza nkareba isi turimo ahantu iri uko imeze, abantu barimo aho bari kugana n'ibyo barimo, ubundi imirongo yanjye nkicara nkatekereza nk'umuntu nkavana nkanjye ngomba gusohora uyu murongo kugira runaka nawumva azawisangemo na runaka nawumva azawisangemo. Nuko gahunda ziba zimeze. Nakonye uri kumwe na bodyguard yawe bita Mangara. Bamwita Mangara. Uriya ni bonsa yawe. Ntabwo njya musiga uriya unkozeho. Ese nk'ubu ko ndeba ndi kukureba muri kamera wenyine ubu ntabwo aba yemewe kujyamo muri kamera we. Ni ukurebera kure. Ni ukurebera kure. Udakubise imbwa burya yorora imisega. Yo ngiye gutera ibuye hirya mu gihuru, ikibwejuye nicyo ndi kubwira, ndabizi n'ubundi ko cyari yimigwira. Aracyari umwana n'ubundi yikundira imbo, yikundira umujama arimo kwivira iyo, aramubwira ngo nurenga imuhanga ariko nuza mu rugo turararana, yikundiriye ni ashaka byari maze ndere, musaba amahirwe akayanyima kigira idebe. Umukobwa nanikirimo n'ubundi arashaka kugira iburiyo. Yes baby wambabariye ukama amahirwe, subwo wambabariye ukama amahirwe. Ngo umwana yikundira iki? Umwana urabyumva yikundira nyine pompo. Niwemera pompo. Aho ngaho naho bigerayo. Rero tugiye kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Ari nako dushimira abakunzi bacu baba badukurikiye. Wabasaba iki? Cyo nabasaba no gukomeza kunkurikirana ku Ibanga Jimmy TV show. Ibyo nkora bakabikunda bakabyiyumvamo, ubundi bagakomeza rwose kuntera pisi bambwira ni musaza kabisa uri mu kazi. Ibyo biranyubaka kandi iyo mbibasabye bakabikora mba numva nanjye nishimye. Yabwo bakomeze bagusure ku Ibanga Jimmy TV show. Barasanga iki? Barasangaho nushona, basangaho gatagara, barasangaho urugamba nyinshi cyane. Ababizi nyine bo yandirimbo watubwiye ngo babana ngo ugiye kwera imina ngo ukabicaza ngo ba Izi ngo ba Papa Cyangwe ngo bande, niyo tugiye gusorezaho utunyorezaho. Igiye kubicaza ndumva nari nagashyizemo ariko ubwo naribi ushobora kuba cyangwa hari ibindi bikiri inyuma utari watugezaho, utari watubwira. Nakubwira bazi ko nyine tukiri abana bashaka kudukora mu bwanwa. Ibyo nibyo bashaka kumva. Babwire bo bazi ko tukiri abana bashaka kudukora mu bwanwa, bashaka kuturisha ibibyana n'inanasi. Bazi ko twe tukiri abana bashaka kuturisha ibibyana, bashaka kudukora mu bwanwa. Baba babyumvisha. Baba babyumvisha. Gake gake ngiye ngo rero reka tubashimire inshuti bakunzwe mudukurikirana no ku Iwacu Live, ku Ivuko TV ndetse no ku Ivuko Live. Dushimira buri muntu wese wakoze subscribe, ndetse uyu ni wo mwanya wo kwibutsa nawe utarayikora kugira ngo uyikore tujye turushaho kubana mu biganiro byacu, mu nkuru zacu za buri munsi. Inyuma ya kamera na Rigadi Kwizera, imbere ya kamera twari turi kumwe nande na One Boy. Ibyo se barabiyobewe. Yes. Ciao ciao. Ibiganiro byacu ni akagaruka.